Twige Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima, ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twiga Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa 2 w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Mumenye ku nkunga y'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Dusomeke tumenye byinshi, muhore muduha urubuga rwo gusoma, bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome. Abanyeshuri bo mu mwaka wa 2 w'amashuri abanza ndabasuhuje. Mbahaye ikaze mu isomo ry'Ikinyarwanda ry'uyu munsi ritangirwa kuri radiyo. Muri kumwe na mwarimu wanyu Murengezi, ukomeje kubafasha gusubiramo isomo ry'Ikinyarwanda muri mu rugo iwanyu binyuze kuri radiyo. Abanyeshuri, mu isomo riheruka nabasomeye inkuru yitwa Tubifate neza. Nizere ko iyo nkuru mukiyibuka. Mu nkuru Tubifate neza, twabonyemo abana babiri b'inkubaganyi. Murindwa na Kundwa bangije ibikoresho by'ikoranabuhanga byo mu rugo. Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe isomo twakuye mu nkuru Tubifate neza. Murakoze cyane. Rimwe mu masomo twakuye mu nkuru Tubifate neza ni iryo kujya dufata neza ibikoresho byose tugira mu rugo. Ubu noneho uyu munsi tugiye gusoma inkuru nshya. Mu gihe abantu bakuru cyangwa abavandimwe banyu baba ari hafi, bashobora kubafasha. Murasabwa gutega amatwi mwitonze amabwiriza ndajya mbaha. Uyu munsi rero ndabasomera inkuru. Turiga kandi gukoresha amagambo mashya mu nteruro no gusubiza ibibazo byo kumva inkuru. Nkaba mbasaba rero gukurikira mwitonze inkuru nza kubasomera kugira ngo muze kubasha gusubiza ibibazo ku nkuru. Muriteguye? Twige Ikinyarwanda. Babyeyi, inkuru tugiye gusomera abana muri iki kiganiro iboneka mu gitabo cy'umwarimu gikubiyemo inkuru zisomerwa abanyeshuri kiri ku rubuga rwa REB rwitwa e-learning. Niba ubasha kugikuraho, wakireba ukajya ku rupapuro rwa 42 n'urupapuro rwa 43 tukajyana. Niba kandi utabasha kugikuraho, ntugire ikibazo, urabasha gufasha umwana gukurikira isomo utagifite. Reka twumve aka karirimbo mu gihe mwitegura. Amezi yacu mu Kinyarwanda yose uko ari 12, mutega amatwi nyababwire mwiyumvire ukuntu ari meza. Mutarama, Gashyantare, Werurwe, Mata, Gicurasi, Kamena, Nyakanga, Kanama, Nzeri, Ukwakira, Ugushyingo, Ukuboza arashize. Uyu munsi ndabasomera inkuru. Abana, mukunda kumva inkuru? Ni byiza. Inkuru mbasomera uyu munsi yitwa Twahawe mudasobwa. Munsi y'umutwe w'inkuru hari ishusho. Ngiye kubabwira uko nyibona kugira ngo bibashe kubafasha gutahura icyo inkuru iza kuvugaho. Nge ndahabona ikigo cy'ishuri, ndabona kandi abanyeshuri bahagararanye n'abarimu ndetse n'umuyobozi w'ishuri. Kandi hari n'imodoka ebyiri. Hari kandi kamyo nini y'umutuku yikoreye ibikarito. Ndabona n'abanyeshuri bishimye. Abana, none se mushingiye ku mutwe w'inkuru yacu Twahawe mudasobwa n'igisobanuro cy'amashusho maze kubaha, murakeka ko ari iki inkuru iza kuvugaho? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe iki inkuru yacu iza kuvugaho. Byiza cyane. Ntimuze kwibagirwa rero ibyo mwaketse inkuru iza kuvugaho, kuko tuza kubigarukaho nyuma yo gusoma inkuru yacu. Ngaho mwitegure dutangire. Abana, mbere yuko mbasomera inkuru, nimukurikire tubanze twiga amagambo abiri aza kudufasha kumva neza iyi nkuru. Ijambo rya mbere ni mudasobwa. Reka nsubiremo. Mudasobwa. Dusubiremo twese.
mudasobwa. None se abana, muzi icyo ijambo mudasobwa risobanura? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe icyo ijambo mudasobwa risobanura. Murakoze. Mudasobwa ni imashini bakoresha mu kwihutisha igikorwa icyo ari cyo cyose umuntu yifuza gukora. Mwaba mwarabonye mudasobwa se? Ni ya mashini mwumva bita mu zindi ndimi kompyuta cyangwa orudinateri. Reka nkoreshe ijambo mudasobwa mu nteruro. Mudasobwa ikoreshwa mu myigire n'imyigishirize. Abana, mushobora gukora interuro irimo ijambo mudasobwa? Ngaho nimuyikore muyibwire umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane. Ngaho nimukurikire twiga ijambo rya kabiri. Ijambo rya kabiri ni minisiteri. Reka nsubiremo minisiteri. Dusubiremo twese minisiteri. None se abana, muzi icyo ijambo minisiteri bisobanura? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe igisobanuro cy'ijambo minisiteri. Murakoze. Minisiteri ni ikigo kiyobowe na minisitiri. Ngaho nimutega amatwi mbaho urugero rw'interuro irimo ijambo minisiteri. Mu Rwanda dufite minisiteri 18. Abanyeshuri, mushobora gukora interuro irimo ijambo minisiteri? Ngaho nimuyikore muyibwire umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane. Abana, ngaho nimutega amatwi mbasomera inkuru. Twahawe mudasobwa. Umunsi umwe ku ishuri twigaho rya Mpungwe habaye igikorwa cyo gutanga mudasobwa ku banyeshuri. Ni ukuvuga ko hari gahunda yo guha abanyeshuri izo mashini z'ikoranabuhanga. Izo mudasobwa zazanywe na Mfuranzi mu mukozi wa Minisiteri y'Uburezi, aherekejwe na Rudasumbwa umukozi ushinzwe uburezi mu murenge wacu. Minisiteri, murumva ko izo mashini zazanywe n'umukozi ukorera ikigo cy'uburezi. Mbega umunsi tutazibagirwa. Hari ku manywa y'ihangu tubona haje imodoka ebyiri. Imwe yari ivatiri, indi ari ikamyo ipakiye mudasobwa nyinshi. Umuyobozi w'ishuri ryacu Ntirushwa yadusohoye vuba vuba tujya kwakira abashyitsi. Abarezi bacu badushyizeho dusanzwe dukorera inama. Ntibyatinze batwereka abashyitsi barimo uturutse muri Minisiteri y'Uburezi n'ushinzwe uburezi mu murenge. Umuyobozi w'ishuri yabahaye ikaze maze batubwira ibyo baduteguriye. Rudasumbwa yateruye agira ati, hashize igihe gito ikigo cyanyu kibonye umuriro w'amashanyarazi. Ubu ntimukiri mu mwijima. Abarezi babonera umuriro wa telefoni hafi, bityo bigatuma babasha guhanahana amakuru n'abandi barezi bakungurana ibitekerezo. Ubuyobozi bw'ishuri bwabaguriye televiziyo ku buryo mubasha kumenya amakuru, mukumva n'imiziki irimo injyana zinyuranye. Uyu munsi rero Minisiteri y'Uburezi nayo yabazaniye mudasobwa. Akirangiza iryo jambo twahise twiyamira, maze dukoma amashyi y'urufaya. Ibyishimo byari byinshi. Mfuranzima nawe yahawe umwanya, azana agakarito karimo mudasobwa 7, azikuramo, arazitwereka maze aratubwira ati, izi mudasobwa tubazaniye ni kimwe mu bikoresho by'ikoranabuhanga. Zizajya zibafasha kwiga neza. Yatubwiye ko mudasobwa ifite akamaro gakomeye mu myigire yacu. Tumenya ko zizadufasha mu kwandika, mu kwiga amasomo atandukanye yaba imibare, siyansi, Ikinyarwanda, Icyongereza n'andi. Mfuranzima akimara kuvuga, abanyeshuri twese twongeye kwiyamira no gukoma amashyi menshi. Twumvaga ari umunsi udasanzwe ku kigo cyacu. Yakomeje atubwira ko nubwo duhawe mudasobwa, tugomba kuzitaho cyane, tukirinda kuzangiza. Buri mwana azajya yiga afite mudasobwa ye,
ariko afite inshingano zo kuyifata neza, ntayishwarature, ntayanduze, ikajya irangwa n'isuku buri gihe. Umunyeshuri uduhagarariye Mukundwa nawe yasabye ijambo, ashimira Minisiteri y'Uburezi, avuga ko batagomba kugirira impungenge mudasobwa. Yavuze ko tuzazifata neza kuko tumaze gucengerwa n'akamaro k'itumanaho n'ikoranabuhanga. Mu gusoza, yashyizeho akabyina ababyinnyi b'ikigo cyacu bacinya akadiho. Nuko umuyobozi w'ishuri ajya kwakira mudasobwa, natwe dusubira mu ishuri twishimye. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa 2. Abana, noneho ngiye kubasomera inkuru ntahagarara. Mutega amatwi kugira ngo muze kubasha gusubiza ibibazo nza kubabaza. Twahawe mudasobwa. Umunsi umwe ku ishuri twigaho rya Mpungwe habaye igikorwa cyo gutanga mudasobwa ku banyeshuri. Izo mudasobwa zazanywe na Mfuranzi mu mukozi wa Minisiteri y'Uburezi, aherekejwe na Rudasumbwa umukozi ushinzwe uburezi mu murenge wacu. Mbega umunsi tutazibagirwa. Hari ku manywa y'ihangu tubona haje imodoka ebyiri. Imwe yari ivatiri, indi ari ikamyo ipakiye mudasobwa nyinshi. Umuyobozi w'ishuri ryacu Ntirushwa yadusohoye vuba vuba tujya kwakira abashyitsi. Abarezi bacu badushyizeho dusanzwe dukorera inama. Ntibyatinze batwereka abashyitsi barimo uturutse muri Minisiteri y'Uburezi n'ushinzwe uburezi mu murenge. Umuyobozi w'ishuri yabahaye ikaze maze batubwira ibyo baduteguriye. Rudasumbwa yateruye agira ati, hashize igihe gito ikigo cyanyu kibonye umuriro w'amashanyarazi. Ubu ntimukiri mu mwijima. Abarezi babonera umuriro wa telefoni hafi, bityo bigatuma babasha guhanahana amakuru n'abandi barezi bakungurana ibitekerezo. Ubuyobozi bw'ishuri bwabaguriye televiziyo ku buryo mubasha kumenya amakuru, mukumva n'imiziki irimo injyana zinyuranye. Uyu munsi rero Minisiteri y'Uburezi nayo yabazaniye mudasobwa. Akirangiza iryo jambo twahise twiyamira, maze dukoma amashyi y'urufaya. Ibyishimo byari byinshi. Mfuranzima nawe yahawe umwanya, azana agakarito karimo mudasobwa 7, azikuramo, arazitwereka maze aratubwira ati, izi mudasobwa tubazaniye ni kimwe mu bikoresho by'ikoranabuhanga. Zizajya zibafasha kwiga neza. Yatubwiye ko mudasobwa ifite akamaro gakomeye mu myigire yacu. Tumenya ko zizadufasha mu kwandika, mu kwiga amasomo atandukanye yaba imibare, siyansi, Ikinyarwanda, Icyongereza n'andi. Mfuranzima akimara kuvuga, abanyeshuri twese twongeye kwiyamira no gukoma amashyi menshi. Twumvaga ari umunsi udasanzwe ku kigo cyacu. Yakomeje atubwira ko nubwo duhawe mudasobwa, tugomba kuzitaho cyane, tukirinda kuzangiza. Buri mwana azajya yiga afite mudasobwa ye, ariko afite inshingano zo kuyifata neza, ntayishwarature, ntayanduze, ikajya irangwa n'isuku buri gihe. Umunyeshuri uduhagarariye Mukundwa nawe yasabye ijambo, ashimira Minisiteri y'Uburezi, avuga ko batagomba kugirira impungenge mudasobwa. Yavuze ko tuzazifata neza kuko tumaze gucengerwa n'akamaro k'itumanaho n'ikoranabuhanga. Mu gusoza, yashyizeho akabyina ababyinnyi b'ikigo cyacu bacinya akadiho. Nuko umuyobozi w'ishuri ajya kwakira mudasobwa, natwe dusubira mu ishuri twishimye. Nzakunda gusoma mbihe umwanya uhagije, kandi iyo ukunda gusoma ufata neza ibitabo. Ababyeyi bamfashe, mwarimu nawe wamfashe, inkuru nziza mudusomera zidukundisha gusoma. Kandi iyo dusoma niko twunguka ubumenyi. Ngaho nimuduhe urubuga rwo gusoma, nimuduhe urubuga rwo gusoma. Bana tujye dukunda gusoma, njye buri munsi mfata iminota 15 nasoma ibitabo. Abana bazi gusoma neza nibo
Abana, inkuru mbasomeye yabashimishije? Ese muribuka ibyo mwari mwatekereje inkuru iza kuvugaho mbere y'uko dutangira gusoma? None se, ibyo mwari mwatekereje mwasanze bihura n'ibyo twasomye mu nkuru? Reka turebe niba twumvise neza uko byagenze mu nkuru twasomye. Turasubiza ibibazo byo kumva inkuru. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo, ni ikihe gikorwa cyabaye ku ishuri rya Mpungwe? Mutege amatwi nkibasubiriremo. Ni ikihe gikorwa cyabaye ku ishuri rya Mpungwe? Ese ushobora kwibuka igisubizo kuri iki kibazo? Niba wibuka igisubizo, ngaho kibwira umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane. Ndizera ko mwese mwabonye igisubizo nyacyo. Ku ishuri rya Mpungwe habaye igikorwa cyo gutanga mudasobwa ku banyeshuri. Nimureke noneho mbabaze ibibazo bisigaye. Mutege amatwi mbabaze ikibazo gikurikira. Ni bande bagiye gutanga mudasobwa? Reka nkisubiremo. Ni bande bagiye gutanga mudasobwa? Bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane. Ni Mfuranzima, umukozi wa Minisiteri y'Uburezi, na Rudasumbwa, ushinzwe uburezi mu murenge. Nimutege amatwi mbabaze ikibazo gikurikiraho. Nyuma yo kuganirizwa ku kamaro ka mudasobwa, abanyeshuri biyemeje iki? Reka nkisubiremo. Nyuma yo kuganirizwa ku kamaro ka mudasobwa, abanyeshuri biyemeje iki? Bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane. Biyemeje kuzifata neza kuko bazi neza akamaro kazo. Abana, ni irihe somo mwakuye mu nkuru twize uyu munsi? Mu nkuru twize uyu munsi, twizemo ko tugomba gufata neza ibintu dukoresha. Urugero, abana, mufite ibitabo mwatahanye mu rugo. Mugomba kubifata neza mubirinda amazi cyangwa undi mwanda uwo ari wo wose. Mugomba kandi kujya muhindura impapuro z'ibitabo neza kugira ngo bidacika. Mwibuke ko muzabisubiza ku ishuri igihe cyo gutangira nikigera. Ni ibihe bikoresho bindi mufite mu rugo mugomba gufata neza? Nizere ko mubizi ko kwangiza ibikoresho byo mu rugo atari byiza. Twige Ikinyarwanda. Abana, byanshimishije cyane uyu munsi kubasomera inkuru twahawe mudasobwa. Mwabyishimiye namwe? Dutega amatwi umukoro. Iyi nkuru mukomeze kwibwira abo mubana mu rugo ndetse mubabwire n'iki twigisha. Mukomeze kandi gusoma n'izindi nkuru mu bitabo byanyu. Musome n'ibindi bitabo mushobora kubona mu rugo iwanyu. Muze kandi gushushanya mudasobwa, hanyuma muyereke umuntu mukuru mubana mu rugo. Ababyeyi namwe, turabakangurira gukomeza gushishikariza abana banyu kwitabira iki kiganiro no kubafasha mu gihe barimo kugikurikira. Turabashishikariza kuzakurikira andi masomo y'Ikinyarwanda kuri radiyo. Mwakoze cyane kwigana natwe. Babyeyi, iri somo ry'Ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.reb.rw cyangwa kuri YouTube channel yitwa REB e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID Somumenye. Twige Ikinyarwanda.
Iki cyari ikiganiro Twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID mumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome.